Imana ishimwe. Ngira ngo turabizi ko kuwa gatatu ni ishuri yo kwizera. Amen. Rero ntabwo twiga gusa, ariko tugiye gushyira mu bikorwa ibyo twiga kugira ngo bigaragare ko ari kuri cyangwa niba atari ukuri, nubwo twe twizera ko ari ukuri. Uyu munsi rero turashaka turebe ibintu bitatu by'ingenzi bigize ukwizera, kugaragaza ubwiza bw'Imana. Kwizera kugaragaza ubwiza bw'Imana. Ariko navuga ko ari inzego intambwe eshatu, 3 étapes. Intambwe eshatu. Intambwe ya mbere ni amasengesho yo kwizera. Amasengesho yo kwizera. Intambwe ya kabiri, amagambo yo kwizera. Intambwe ya gatatu, imirimo yo kwizera. Biratandukanye. Abakristo benshi ku isi barasenga, bakasengana kwizera. Intambwe ya mbere abakristo benshi barayitera, kuko barizeye ko Imana iriho, none bagasengana kwizera. Ni ukuvuga ngo barizera Imana. Ubona Abaheburayo ibice 6, dusome ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3, kugira ngo twumve ni ukuhe kwizera twe turavugana. Abaheburayo 6:1-3. Nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushyirirwaho urufatiro ubwa kabiri, arwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kubarambikaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Icyakora Imana nibikunda tuzabikora. Amen. Nuvuga mu nyigisho bita inyigisho z'urufatiro harimo no kwizera Imana. Ntabwo ari ibyo tushaka kwigisha. Ibyo nimba mukijijwe mwarabirenze. Ubu ntabwo mukigishwa ngo Imana iriho, ngo muyizere. Ibyo byararangiye, kuko niyo ntambwe yatumye mukizwa. Amen. Ibyo rero byamaze kuvugwaho mu Baheburayo 6:1 kugeza ku murongo wa 3, nibyo bita inyigisho z'urufatiro. Mafundisho ya msingi. Les éléments de la parole de Christ. Ni fondement. Inyigisho z'umusingi. Rero nukugira ngo niwitiranye ukwizera ndio ndavuga hano, nuko kwizera kwibanze. Ntabwo ari ibyo. Ibyo mwarizeye Imana, hanyuma mwizera Imana muri Kristo, murizera Kristo murakizwa. Ibyo ntabwo twongera kubibigisha, kuko umuntu wese ukijijwe iyo ntambwe yarayiteye. Amen. Donc ibyo nibyo bita les éléments de la parole de Christ. Le fondement, n'umusingi. Hano turavuga kwizera rero kugaragaza ubwiza bw'Imana. Niyo dushaka kuvuga hano. Mu bitandukanye, mwabyumvise. Ari inyigisho z'urufatiro. Ntabwo ari zo dushaka kubagaruraho. Kuko umuntu wese ukijijwe izo nyigisho yarazakiriye. Sibyo? Kwizera Imana, kwihana imirimo ipfuye, kurambikwaho ibiganza. Amen. Kuzuka kw'abapfuye. Ibyo byose tujya tubyigisha dutegura abantu kubatizwa.
bariya abantu biga kubatizwa izi nyigisho barazigishwa. Ariko rero hari ikintu kibabaje, nuko hariho amatorero andi aho abakristo babo ntibazi gutandukanya kuvuga bwa kabiri no kubatizwa. Ntimujya mubibona? Yewe ubwanjye nagiye muri Israel 2009, hanyuma abapasiteri bamwe mu babatize sinababwiye, ntago bazi kuko nuvuga ngo hari abantu bahagurutse amatorero kandi ubwabo ntibigeze biga. Wayusi nuvuga ngo sukuba ngo kubera ko uri umupasitori hanyuma ngo uvuge ngo ushobora kuyobora intama z'Imana. Kuri uwo pasitori se bwaje gute? Kuko ntago kizwa mu gitondo upangu we pasitori ugiye kushinga itorero. Nkuko udashobora kugenda gusaba akazi mu kigo runaka kandi udafite ubushobozi bw'uwo murimo. None Imana rero niyo ibyayo bibamo akavuyo. Ukwiye kwigishwa uzabone kwigisha, kuko ntabwo ushobora gukurota ibintu ujye kwigisha. Murabyumva? Rero icyo dufite rero ntabwo ari hano mu Rwanda gusa, ni mu bihugu bitandukanye, cyane cyane mu byerekeye amatorero y'ububyutse. Kubera iki? Ni abantu badafite formation. Ntabwo Imana ikora gutyo. Ntabwo dusimbuza iby'umwuka uby'ubwenge, ariko iby'umwuka bijyana n'iby'ubwenge. Imana ishimwe. Amen. Niyo mpamvu ubona muri Israel bariya bitwa abarabi, bariya bigisha muri Israel nta bantu bafite formation y'imyaka myinshi. None bariya barokore rero bakino gihe bahita bitwaza ngo na Yesu ntago yize. Wese uri Yesu wowe? Ko Yesu sari Imana. Imana irindira kwiga. Ariko reba abo Yesu yahamagaye. Bariya 12 yabanje guhamagara. Amen. Bari abayuda. Kandi umuyuda amashuri ahera mu rugo. Wow. Umwana akura azi Tora. Isano ryake ya kera. Mwayumvise? Kuko mu bayuda mu mateka l'école commence à la maison. Nivuga ngo mu rugo niho umwana n'iryo shuri rye rya mbere. Iyo mubona akura azi amateko yose ya Mose. Gufata ku mutwe. Iyo deja ni ishuri. Amen. Nubwo atari ishuri formel, ariko ni ishuri. Hanyuma murebe Yesu impamvu yahamagaye Sawuli ariwe yaje kwitwa Paulo. Kubera iki yamuhamagaye? Kuko yamwise ngo uyu ni ikoresho cyanjye nitoranirije. Kubera iki? Paulo abwira aba Petero ngo wabagize mwebwe kuba intumwa kubakebwe, ngo bene wacu, niwe yampamagaye kuba intumwa ku banyamahanga. Kuko yamutumye ku banyamahanga. Kuko abanyamahanga ntabwo ujya kubabwira Tora. Ntabwo ujya kubabwira Tora mu gihe burano kuvuga amategeko. Igitabo cy'amategeko. Ntabwo ujya kubabwira. Bo bafite ubwenge. Ntabwo rero yari gutuma Petero abanyamahanga. Kuko Petero ntabwo yize ubwenge bw'abanyamahanga. Ntabwo yari kujya mu Bakorinto. Niyo mu Petero yatumwe kuri bene wabo bavuga rumwe. Ariko Paulo we hamwe no kuba ari umuheburayo akaba yarize ku birenge bya Gamaliyeli. Nivuga ngo yarize mu ishuri rya teologiya, ariko kandi afite ubwenge bw'isi. Amen. Yize muri za kaminuza z'isi. Niyo mubona ubwenge bw'Abagiriki arabuzi. Yarazi Ikigiriki. Murabyumva? Ndetse n'iby'Abaroma. Kuko murabona nk'igitabo cy'Abaroma Paulo yandikiye Abaroma.
harimo amanosiyo ya droit, harimo ibyerekeye amategeko. Urumva Imana rero nimwifate ko Imana ariyo yemera akavuyo, ntabwo bibaho. Byose by'Imana ntabwo ukwiye kubifata ngo spiritualize gusa, ngo ni iby'umwuka gusa, ngo nta bwenge ngo bushobora ku niyo mpamvu twigeze kwigisha rimwe mu mavideo amwe mvuga ni la foi et la raison. Mvuga ni kwizera ukwiye gukorera mu muntu afite n'ubwenge bwahumanuwe bugamurikirwa n'umucyo w'Imana. Une raison éclairée. Amen. Apana gusa ubwenge bw'isi gusa, icyo gihe ntabwo uzamenya iby'Imana, ariko ubwe kuba ari ubwenge bumurikiwe n'Imana, kuko habanje iby'umwuka. Amen. Noneho umucyo w'Imana ukamurikira n'ubwenge. Ariko rero abarokore benshi n'ikibazo cyabo bazi ko iby'Imana ntabwo bihuriye n'ubwenge. Ntabwo ari byo. Ibyo mwabikurikiye. Amen. Donc la foi doit marcher, aller de pair avec une raison éclairée. Uvuga ngo ubwenge bwacu bukiye kumurikirwa n'Imana. Ariko si uvuga ngo iyo tumaze gukizwa ngo ubwenge turabujugunye. Ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Ariko duhindurwa bashya mu bwenge bwacu. Amen. Uvuga ngo ubwenge bwawe rero Imana irabukeneye, ariko bukwiye guhumanurwa kugira ngo busingire ubushake bw'Imana. Mumenye rero impamvu Yesu yahamagaye zera ntumwa 12, hanyuma mu nyuma akaza guhamagara Petero nako Paulo. Ko Paulo niwe yari à la hauteur yo kwafronta les philosophies païennes. Ko Paulo niwe yari ku rwego rwo kubita hasi iby'ubwenge bw'icyo gihe. Manishima. Imana irabizi, niyo mpamvu bajya bavuga ngo ntitukwiye kurenga imbibe Imana yadushiriyeho. Mu mihamagaro yacu hari imbibe, ariko rero abarokorera amatorero y'umwuka ntabwo bazi ko hari n'imbibe. Wayibise? Uvuga ngo hari imbibe. Imihamagaro irimo imbibe. Bamwe yabaye kuba intumwa, abandi kuba abahanuzi, abandi kuba abavuga ubutumwa bwiza, abandi kuba abashumba n'abigisha. None bizo n'imbibe. Ntabwo mu bwami bw'Imana Imana ariyo itaspecializa ibyayo kugira ngo abantu bayirushe ubwenge. Rero umuntu akwiye kumenya limite ze, akwiye kumenya imbibe y'umuhamagaro kugira ngo ntagende yite ku by'Imana itamuhamagaye. Bizaba ari kugira gute? Kurenga karimbi. Kandi kurenza karimbi uba winjiye rero mu cyaha cya Sawuli. Yagiye no gukora akazi ka Samueli, kandi we yasigiye kuba umwami gusa atari umutambyi. Ariko iki gihe byose nakavuyo. Aho akavuyo kari hehe? Matorero ya kirokore. Ari amatorero yandi ya gikristo y'ibigugu ari akavuyo bo bafite izindi ngorane. Sibyo? Yo kudasingira iby'umwuka, ariko nta kavuyo. Bari muri structure ihamye. Ariko twebwe dufite akavuyo rero. Twe turabanye umwuka cyane, none tukagwa mu kavuyo. Ntaraguruka ngo abe umuhanuzi. Unaraguka n'ubuhanuzi bufite principe rega. Unaraguruka ngo abaye ngo apotre ngo ayibiki. Banze mwicari kari ababanze mubaze ibintu runaka bijyanye n'umuhamagaro no kuri Imana itegura abakozi bayo n'iki byose usanga ntabyazi. Ibyo rero niyo bituma rero na bya bindi by'umwuka twitwa ko twebwe amatorero y'umwuka dufite bisuzugurwa. Kuko akavuyo kacu gatuma bisuzugurwa kandi ari iby'Imana. Rero tukwiye kwitonda rero. Amen. Haleluya.
murabona itorero rigizwe n'abantu, sibyo? None ese kuyobora abantu bisaba gusa iby'umwuka? Niyo mpamvu se hari akavuyo rero, wagibise leadership ntabwo ari ikintu gusa cy'umwuka, no, kuko bafite izindi skills, bafite ibindi bijyanye no kuba barize ukuntu bamanaginga abantu, management. Kuko hari abantu ni ngombwa hakwiye kuba organisation qui fait quoi, ninde wamagariwe iki, ninde yemerewe gukora kiriya, n'ibiki bidakwiye gukorwa. Byose bikeneye rero ko leader, sibyo, akwiye kuba afite urwo ruhande rw'ubumenyi. Amen. Ntabwo ari ukuza ngo gusenga gusa, organisation ikwiye kuba ihari, ukamenya abantu ko bakwiye kuba organize nk'uko Imana ibishaka. Rero inzu y'Imana ntabwo ari, ntubona no muri gare hari amategeko yaho, ntibubizi se? Nubwo ugenda ukinjira ukisohokera hari amategeko yaho. Buriya hariya muri gare hari amategeko, kandi ari muri gare. Nkanswe rero mu nzu y'Imana. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye Timoteyo ngo nintinda umenye uko bakwiye kugenzeza mu nzu y'Imana. Ça c'est quoi? C'est l'ordre, l'organisation. Manishimwe. Reba abantu Imana yahaye kuyobora ubwoko bwayo. Reba Mose. Mose ntabwo ari iby'umwuka gusa. Buriya yari yateguwe kuzasimbura Farawo. Mose yize kaminuza y'amategeko. Niyo mpamvu Imana yamuhaye kwandika amategeko yayo. Amen. Rero nicyo kintu rero tubuze twebwe mu bitwa amatorero y'umwuka, ngo bayita born again churches, amatorero y'abavutse ubwa kabiri. Dore kuvuga ko kabiri kuvuga ki, umva ko ari kuba mu mwuka, ari kuvuga ngo ni ukuba muri desordre, mu kavuyo. Ntabwo ari byo. Mu bigo byose aho bafite uburenganzira bwo kuhura bagasenga, bakabitorero n'iki, bahura n'ikibazo cy'amatorero yitwa ngo nay'umwuka, kubera iryo desordre hari. Rero hageze yuko ibyo byombi bikorana, iby'umwuka n'ubwenge bumurikiwe n'ijambo ry'Imana. Rero bikwiye kujyana byombi. Naho ubundi itorero ry'Imana bazajya barisuzugura, kandi atari kuvuga ngo riri mu kavuyo, mu buryo Imana yarigambiriye, ahubwo abaririmo nibo batatahuye. Imana ishimwe. Nawe mu buzima bwa Kristo byombi bikwiye kukubamo, iby'umwuka, amen, n'ubwenge Imana yaguhaye ariko bumurikirwe n'ijambo ry'Imana. Niyo bita la raison éclairée. Ntabwo ari ubwenge busanzwe dufite mu isi gusa. Il faut que ijambo ry'Imana ritumurikira, no tukamenya ukuntu ubwenge bwacu buba munsi ubuyobozi bw'umwuka wera. Nibyo umuntu witwa Rabelais w'umufaransa yavuze ngo science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ngo ubwenge gusa budafite umutimanama burimbura ubugingo bw'abantu. Conscience rero hano ni ijambo ry'Imana riyubaka. Dushatse conscience
muri aya magambo ya rabere twasimbuza ijambo ry'Imana. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ubwenge budafite umutimanama bubyara Nagasaki na Hiroshima. Y'amabombe yatwitse imigi yo muri Japan, mu Yapani. Amen. Bubyara intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi. Kuko bari abantu bari bafite science ariko nta conscience. Hitler bari bafite science ariko nta conscience. Ko mu itsinda ry'abayobozi b'Ubudage mu gihe cya Hitler harimo aba philosophe, harimo aba savant, aba scientifique bakomeye, ariko ubwenge bwabo bujya ku gicaniro, bujya gukorera sekibi, bujyana inyo ku muntu mu kaga, bibyara intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi. Hitler mu ntambara ya kabiri y'isi n'abandi mu ntambara ya mbere. Iyo murabyumva? Amen. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Uwo ni witwa Rabelais. Conscience ninde uyubaka? N'Imana. Vuga ngo ubwenge bwe kujyana n'ijambo ry'Imana. Ubwenge butajyana n'ijambo ry'Imana ngo bucura umwijima, buba muri mu mwijima. Ikizavamo ntabwo ari cyiza. Zaba ari ibintu bizana ibibazo. Imana ishimwe. Wabyumvise? Rero tugaruke ku mutwe wacu hano. Twavuze ko uyu munsi turiga intambwe eshatu kwizera. Intambwe ya mbere ni amasengesho yo kwizera. Ya kabiri amagambo yo kwizera. Ya gatatu imirimo kwizera. Amasengesho yo kwizera abakristo benshi barayafite, barasenga bakizera, kuko twumvise ko mu bintu by'ibanze abantu bigishwa tubonye ko harimo kwizera Imana. Ibyo ni by'urufatiro. Rero kubera ko wigishijwe kwizera Imana ikaguha kwizera, byaguhesheje gukizwa muri Kristo. Noneho turavuga ukwizera kugaragaza ubwiza bw'Imana, kugaragaza imirimo y'Imana. Amen. Ni ukuvuga ngo rero abakristo benshi barasenga kandi bagasenga no kwizera. Iyo ni intambwe ya mbere. Abandi bakarengaho bagatera intambwe ya kabiri, la proclamation des paroles de foi, bakatura amagambo yo kwizera. Bamwe bagarukira ku masengesho yo kwizera, intambwe ya mbere. Abandi bakigira imbere bagatera intambwe ya kabiri, bakagira amagambo, bakatura amagambo yo kwizera. Biratandukanye. Amasengesho yo kwizera benshi barayafite, barasenga bagasenga na kwizera. Abandi bagatera intambwe ya kabiri, bakatura amagambo yo kwizera. Ubu ni icyiciro cya kabiri cy'abakristo. Bamwe bagarukira gusa ku masengesho yo kwizera, abandi bagatera intambwe bakagira amagambo bakatura amagambo yo kwizera, proclamation des paroles de foi. Ariko abajya mu cyiciro cya gatatu muri abo bakristo, muri abo bantu bita ko bizera, nibo bake. Ni bandabo ceux qui posent des actes de foi, abakora imirimo yo kwizera, abo ni bake. Muza kubona impamvu. Kubera iki benshi basenga na kwizera, sibyo? Mu bakristo. Ariko ntibatura amagambo yo kwizera. Ni kubera iki n'abatura amagambo yo kwizera
ni bake batera intambwe ya gatatu yo gukora imirimo yo kwizera. Murazi impamvu se? Ubanze wumve umutwe wawe, hariho amasengesho yo kwizera, hari amagambo yo kwizera watura. Amen. Imana izakora ibi, narasengeye ibi, Imana izakora ibi, ukatura amasezerano y'Imana, ukatura amagambo y'Imana, amagambo yo kwizera. Ariko ni bake batera intambwe ya gatatu noneho bagakora imirimo yo kwizera. Kubera iki? Kuko iyo mubifate mu mutwe, kuko kwangaja Imana yonyine mu byo uvuga biroroshye, ariko kwiyangaja wowe biragoye. Donc beaucoup de chrétiens engagent Dieu mais ne s'engagent pas eux-mêmes. Niyo mpamvu bibagora iyo ntambwe ya gatatu. Bayibise kama urugero, tuvuge iyo umuntu akubwiye ngo igihe cyose uzaba ushonje uzaba ujya hariya muri resitora urye, hanyuma bazajya banyohereza fagitire, ntibyananira. Ariko nivuga rero igihe cyose uzaba ushonje uzajya ujya hariya ufate icyo ushaka, hanyuma ku mwisho nzabikata, nzagukata ku mushahara, bigenda gute? Ugenda gahoro. None se kubera iki? Kuko kujya kurya gusa hanyuma undi akazishura, we ntabwo bikwangaje, birangaje uriya yabikubwiye. Ariko kujya kurya kuko udafite kashaho, ariko kumwisha bakazakura ku mafaranga uhembwa, birakwangaje. Rero amasengesho yo kwizera ni byiza, kwatura amagambo yo kwizera ni byiza, ariko kugeza aho tu n'engages que Dieu, kugeza aho ni nko kuvuga ati Imana izirengera. Na niyo mpamvu iyo tugumye mu rwego iyo ntambwe ya kabiri, nta bwiza bw'Imana tukunda kubona, nta mirimo ihambaye Imana tukunda kubona. Wabibise? C'est gratuit. Ariko gutera intambwe ya gatatu, imvugo ikaba ingiro, siko jya bavuga, none ugapoza les actes de foi, ugakora imirimo yo kwizera, là tu t'engages toi. Imana iraza kwiyangaja sur base y'engagement yawe. Ariko ibyo rero si benshi babyemera. Niyo mpamvu rero muri iki gihe byose nima bla 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 bla, mvuga uti bla 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 bla, magambo gusa. Amatora y'Imana ku isi nama magambo. Intambwe ya gatatu ntabwo ari benshi bayitera. Wayumvise? Amen. Bita bibyara ari byo Yakobo yavuze, nk'uko umubiri udafite umwuka upfuye, ngo no kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Burya rero aravuga iyo ntambwe ya gatatu. Katwasome. Mwabonye aho byapfiriye? Nawe rero ubuzima bwawe wowe nimba uri umukristo, wowe uri kwiye ntambwe. Ese uragenda ukageza ku ntambwe ya gatatu? Je ne crois pas. Ntabwo ari benshi. Amen. Niyo mpamvu ubona rero Yakobo, mwageze Yakobo 2. Amen. Ibice bibiri, Yakobo ibice 2. 26. Nuko rero nk'uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, niko no kwizera kudafite imirimo kumeze kuba gupfuye. Amen. Iyi mirimo ni iyihe? Yo kwizera, les actes de foi. Twita rero tugira gute rero? Twita rero dufata umwanzuro ko kwa kwizera tuvuga ko dusengana,
kwa kwizera tuvuga ko twaturisha amagambo y'Imana ntabwo ari ukwizera kuzima. C'est pas une foi vivante. Nta substance gufite kuba gupfuye. Muzi ko dushobora gutunga ukwizera gupfuye tutabizi. Ni nk'umugore agenda kwa muganga kuko gahunda yo gupimisha umwana yageze, urabona hariho igihe abana bafite sibyo ibyiciro ari za vacciniki. Kuba umwana yapfuye kera mu mugongo, wari aragenda yamushira agatambaro hariya azi ko afite umwana muzima ko yarapfuye. N'abakristo benshi mbabare gutanga iyo example, n'abakristo benshi bahetse kwizera upfuye. Nibagera kwa muganga niba zasanga ko kwa muganga kwereza ubuzima bwabo basanga ko bafite kwizera gupfuye. Tufate iminota 10 tutegereze kuri ibi. Amen. Nawe wipime kwizera kwawe kuri he, kategori ya mbere, ya kabiri cyangwa ya gatatu. Ariko jewe icyonzi ya gatatu ni bake bayigeramo. Niyo mpamvu rero urebye ubukristo bw'abantu n'amatorero ku isi ukareba ugasanga ni nk'uko amagambo y'Imana ntagikora. Bayibise kubera yuko iriya kategori ya gatatu nako ya ntambwe ya gatatu ntabwo abantu bayinjiramo kuko irabangaje abo. Ce qui produit des miracles, ce qui produit la révélation de la gloire, ce sont des actes de foi. Ibizana ubwiza bw'Imana, ibishura imbaraga z'Imana, ni intambwe y'imirimo yo kwizera. Apana amasengesho yo kwizera gusa, apana amagambo yo kwatura amagambo yo kwizera gusa, imirimo yo kwizera. Iyo ni ibizana ubwiza bw'Imana. Niyo Imana iseruka. Kuko Imana ivuga ati tu es sérieux parce que tu es prêt à t'engager. Bayibise uri sérieux. Imana igenda n'abantu batari sérieux. Non. Parce que we aratuzi kuturusha ko twize. Twe dushobora kwitara hejuru kwizera ukatura amagambo yo kwizera sibyo. Ukavuga ibiki amasengesho yo kwizera. Ntuyasibemwo amagambo yo kwizera. Ariko ça reste lettre morte bikaguma biraho. Waza kureba icyakoretse. Pas grand chose. Ni ikoreka gusa n'ubuntu bwayo gusa. Mwabyumvise? Amen. Ikibuze sa masengesho yo kwizera, ikibuze sa magambo yo kwizera, habuze ibikorwa byo kwizera. Turaza kubibona. Rero nago nifuza ko mba nk'uwo mudamu ahetse umwana arora mujyana kwa muganga. Apana umwana ntabwo arwaye, amujyana muri routine ya iyo umwana sinzi ko babyita sibyo. Ariko kumbi yapfuye kera sibyo. Kuravuga ati mbo mezi 3 za mugarure turebe iki niki ni routine suko arwaye. Kumbi yapfuye ahetse umwana wapfuye. Abakizo benshi rero bahetse kwizera gupfuye. Ariko baracyavuga ko bafite kwizera. Ariko kurapfuye kera. Yakobo 2:26 ntabwo bayitindaho abantu. Ntibayitindaho. Ntibayitindaho. Nabyo nshaka ko muri minota 10 uhagarare kuri Yakobo 2:26. Imana ituvure uyu munsi. Amen. As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Kwizera kudafite imirimo kurapfuye. Rero benshi bahetse kwizera gupfuye. C'est ça le problème. Niyo mpamvu wagira ngo amagambo y'Imana ntabwo akiri ukuri. Utekereze kuri Yakobo 2:26. Iminota 10 ya meditation no gusenga uteze kuri Yakobo 2:26.